uwahoze ari umuyoboke wa Rwanda National Congress witwa Jean Paul Turayishimiye amaze iminsi yakoze ibiganiro nka 2 cyangwa se 3 avuga ku ibura rya Ben Rutabana. Biragoye ko abanyarwanda babona ukuri, babona umucyo ku kibazo cya Ben Rutabana igihe Jean Paul Turayishimiye twebwe ku giti twe nka RNC tutanashidikanya ko afite amakuru ahagije ndetse n'uruhare mu izimira rya Ben Rutabana, ajya kuri platforms ze n'izi inshuti ze akagira ibyo avuga, akiyeza agashaka scapegoat akayigira RNC. Kandi natwe tubona bitari fair ko twajya kuri platforms zacu ngo tuvuge ibyacu dutera tukiyikiriza. Turifuza rero twebwe ko ibyo gutera tukiyikiriza bihagarara, tugashaka abantu ba volunteeringa bari netre kandi barendepanda, bakadutumira bagatumira na Jean Paul Turayishimiye, tukicara muri open debate tugatanga umucyo ku kibazo cya Jean Paul Turayishimiye, ku kibazo cya Ben Rutabana. Byaradushimishije cyane aho Jean Paul yavuze ibiganiro yakoze twabyakiranye yombi kuko byo ubwabyo bitanga umucyo kwizimira rya Ben Rutabana, biranabitse nta nahantu twabishyira. Turifuza rero ko Jean Paul twamuhaye invitation ku mugaragaro, ntago arayemera, tumutumira muri open debate, tusaba n'abanyamakuru bigenga kugira nabo badutumire. Hari bamwe bamaze reaching out kuri twebwe, uwo ari we wese ubyifuza. Turifuza gutanga umucyo kuri iki kibazo, ariko twicaranye mu kiganiro gifunguye n'abantu babaza ibibazo bidafite ahantu bibogamiye, bakatubaza, bakabaza na Jean Paul Turayishimiye. Nyuma y'ibyo biganiro dufite icyizere ko umucyo kwizimira ry'umusangirangendo wacu Ben Rutabana uzajya hagaragara. Icyo nemera kuri bye ku giti cyane nk'umuntu, nzi ko ababurana ari 2 umwe bayigiza nkana. Niba atari mwebwe mwigiza nkana, Jean Paul arigiza nkana, ariko giye ntaho ntungurutse kiko yigiza nkana, ariko byibuze ukuri ku giti cyanyu mwebwe hagati yanyu murakuzi, ariko twebwe abanyarwanda turagukeneye. Nicyo nashaka kubaza cyangwa se kugira icyo mvuga, nkuko numva ko ngiye kugira icyo mvuga kuri Ben nk'umuntu w'ubuvandimwe w'abanyarwanda bose. Murakoze. Umuntu wese ushobora kuduhuza niyo n'urwo ruhande rundi rwa Jean Paul Turayishimiye tukavugana icyo kibazo, kubera dukurikije ibyo ibiganiro 3 amaje gutanga rwose, tukagira icyo tubisubizaho, akavuga tukavuga, namwe abanyarwanda muri abanyabwenge mukivaniramo icyo muvanyemo. Nta kibazo uwo ari we wese, aho Jean Paul yakwemera kuza twahaza. Arega kuba tutabone bintu kimwe, tibivuga ko tutari bamwe, kandi kuba tutanyura mu nzira imwe ntibivuze ko tudahuza icyerekezo. Gusa kuvuga ibitagenga ndetse no gukeburana n'ibyakabaye intandaro yo gutongana. Kubaho no kubana ndetse no kubahana, buryo umuntu n'undi tamuntu kamara, tuje tumenya ko nta rugingo wabura ngo umubiri wawe ube udafite nenge. None twibanire kandi twumvikane ndetse dukeburane. Rukundo ni Kaeri Bonheur TV, Rukundo ni Kaeri Bonheur TV. Twabwiye abantu ko tuza kuvuga kuri case ya Ben, ariko tubwira abantu ko tuza kuvuga kuri public invitation twextendinze kuri Jean Paul Turayishimiye. Hari n'urundi rwandiko rwasohotse ruhagarika Comrade Serge by'agateganyo, abantu barwandikaho mu buryo butandukanye, ku mbuga nkoranyambaga baranatubaza, tubabwira ko turi bubivuge muri space uyu munsi. Reka rero mpere ku rwandiko ruhagarika Comrade Serge. Icya mbere, urwo rwandiko no authentique, no rwandiko rw'ubuyobozi bwacu rwasinywe na Dr. Emmanuel Hakizimana, niwe umuyobozi mukuru wa Rwanda National Congress. Kugira ngo rero mwumve neza context n'ibyo nshaka kubabwira, nuko nukubanza kumva neza structure za RNC. Urwego rukuru rwa Rwanda National Congress ni General Assembly.
urwego rukurikira ni National Political Bureau. Urwego rukurikirana imirimo ya buri munsi y'ihuriro, rureberera ihuriro, rwitwa Bureau of National Executive Committee. Ibyemezo rufashe rero, urwo rwego, ibyemezo bifashwe n'urwo rwego bisuzumwa na Bureau Politiki kugira ngo iyo Bureau Politiki izatange icyemezo cya nyuma cya burundu. Abasomye iyo baruwa neza rero niba barayisomye, ni ibaruwa yanditse ko ari icyemezo cyafashwe kandi gifatwa mu buryo bw'agateganyo. Ni kiriya gifatwa na Bureau of National Executive Committee, kikaba rero kigomba kujya imbere ya Political Bureau kugira ngo igisuzume irebe ko gifite ishingiro, ikigumisheho, yasanga kidafite ishingiro ikagikuraho. Nkaba rero ngira ngo mbabwire ko inama ya National Political Bureau mu ihuriro nyarwanda yatumiwe, izaterana ku cyumweru, igisuzume, igifatireho icyemezo, kandi icyo cyemezo kizavamo nacyo tuzagitangaza. Muri uyu mwanya rero akaba ari ibyo navuga aho ngaho. Icyemezo ni icy'agateganyo, kizaganirwaho ku cyumweru, tuzabitangaza ku cyumweru bivuyemo bya burundu, cyangwa tubishyire kuri Twitter abantu babibone. Ndumva icyo gisobanutse, ariko kiba kitanasobanutse washaka kugira icyo kibazo yakibaza. Ikibazo cya Ben Rutabana. Ben Rutabana ni umusangirangendo wacu wabuze, ndibwira ko hashize imyaka 7. RNC yashatse amakuru ku ibura rye. Hari amakuru dufite ku ibura rye kimwe n'andi yagiye avugwa hirya no hino. Muri iyi minsi ishize, uwahoze ari umuyoboke wa Rwanda National Congress witwa Jean Paul Turayishimiye amaze iminsi yakoze ibiganiro nka 2 cyangwa se 3 avuga ku ibura rya Ben Rutabana, afite ibyo ashinja Rwanda National Congress. Rwanda National Congress rero dufite platforms tuvugiraho, dufite radio, dufite na space ya Jean Paul Turayishimiye nawe afite platforms zizavugiramo, n'abandi bantu b'inshuti ze ajya bakavugiraho. Biragoye ko abanyarwanda babona ukuri, babona umucyo ku kibazo cya Ben Rutabana igihe Jean Paul Turayishimiye, twebwe ku giti twe nka RNC tutanashidikanya ko afite amakuru ahagije ndetse n'uruhare mu izimira rya Ben Rutabana, ajya kuri platforms ze n'izi nshuti ze akagira ibyo avuga, akiyeza, agashaka scapegoat, akayigira RNC. Kandi natwe tubona bitari fair ko twajya kuri platforms zacu ngo tuvuge ibyacu dutera tukiyikiriza. Turifuza rero twebwe ko ibyo gutera tukiyikiriza bihagarara, tugashaka abantu ba volunteeringa bari netre kandi barendepanda, bakadutumira, bagatumira Rwanda National Congress, bagatumira na Jean Paul Turayishimiye, tukicara muri open debate, tugatanga umucyo ku kibazo cya Jean Paul Turayishimiye. Ku kibazo cya Ben Rutabana byaradushimishije cyane aho Jean Paul yavuze ibiganiro yakoze, twabyakiranye yombi kuko byo ubwabyo bitanga umucyo kwizimira rya Ben Rutabana, biranabitse nta n'ahantu twabishyira. Turifuza rero ko Jean Paul twamuhaye invitation ku mugaragaro, ntago arayemera, tumutumira muri open debate, tusaba n'abanyamakuru bigenga kugira nabo badutumire. Hari bamwe bamaze reaching out kuri twebwe, uwo ari we wese ubyifuza. Turifuza gutanga umucyo kuri iki kibazo, ariko twicaranye mu kiganiro gifunguye n'abantu babaza ibibazo bidafite ahantu bibogamiye, bakatubaza, bakabaza na Jean Paul Turayishimiye. Nyuma y'ibyo biganiro dufite icyizere ko umucyo kwizimira ry'umusangirangendo wacu Ben Rutabana uzajya hagaragara. Bavandimwe rero, ibyo bikaba ari byo twifuza kuvuga kuri ibyo ngibyo muri uyu mwanya, ariko invitation yacu yinvitinga Jean Paul Turayishimiye ko twicare ku meza tuganire, atari byo gutera umuntu agatera akiyikiriza, iri open, iracyastandinze na n'uyu munsi. Dutegereje ko yakira, tukicara tukaganira, atari byo kuvuga ngo mvugira ibi ngibi, ugashaka kuvugira ibintu umuntu kuko atari aho ngaho, ugashaka kuvugira ibintu kuri platform zawe. Oya, turashaka gutanga umucyo, ibyo bavuga ngo twari twaratinze kuvuga n'ibindi byose bikajya hagaragara. So ndumva ari ibyo ngibyo rero dushaka kuvuga. Turacyategereje ko Turayishimiye yemera invitation yacu. Igihe atayemera rero, ubwo nibyo nyine yakomeza akabivuga nk'uko ashaka,
ariko uburyo bwo gutanga umucyo ni uko udushinja agomba kwicarana natwe hari arbitre urendepanda akadufasha kugira ngo umucyo ugaragare. Murakoze. Epimake urakoze. Ufite icyo ashaka kubaza kuri ibyo yakibaza, ariko niba bisobanutse ubwo twategereza igihe icyo ari cyo cyose. Turayishimiye azemerera ko twicarana tukaganira tukabikora. Reka nshimire Rusagara ibyo ari byose ko agize twumvaga ko hari andi makuru tugomba kubona arenze ahangaha ariko wenda ntayo tubonye. Ariko ikibazo cya mbere ndibaza ntise kubera iki mu myaka 7 ishize ibintu byigeze bivugwa niyo debate ngo ibe. Icyo nemera kuri giye ku giti cyane nk'umuntu nzi ko ababurana ari babiri umwe bayigiza nkana. Niba atari mwebwe mwigiza nkana, Jean Paul arigiza nkana, ariko giye ntaho ntungura urutoki ko yigiza nkana, ariko byibuze ukuri ku giti cyanyu mwebwe hagati yanyu murakuzi, ariko twebwe abanyarwanda turagukeneye. Nicyo nashaka kubaza cyangwa se kugira icyo mvuga, nkuko numva ko ngiye kugira icyo mvuga kuri Ben nk'umuntu w'umuvandimwe w'abanyarwanda bose. Murakoze. Ruganzu urakoze. Kuba imyaka ibaye gutya, impamvu tutavuze izo zizasobanurwa muri icyo kiganiro dusaba, ariko nanone sinabura kukubwira ko imwe mu mpamvu zatumye tutavuga, twari dutegereje ko Turayishimiye avuga nka biriya yavuze, ko yatanze amakuru akenewe. Abatarumva ibiganiro yakoze bibiri bose bagende babyumve, amakuru akenewe ahagije yarayatanze muri biriya biganiro. Iyo ni imwe mu mpamvu rero nyinshi zatumye twebwe tuba tutavuga. Kaba rero icyo ari cyo gihe ikinyamakuru icyo ari cyo cyose, yaba na BBC, twebwe twatanze offer no ku banyamakuru b'abanyarwanda. Namwe mu badusabira abanyarwanda mukeneye kumenya ukuri, mubwe mutumire RNC, barayishinja ko yaburishije Ben Rutabana. Munatumire Jean Paul Turayishimiye uyishinja, bicare ku meza tuganire. Nicyo ngicyo twe dushaka. Natwe ni umuganda wanyu, namwe kumvikana itariki n'umunsi n'isaha, twicare tubagezeho ikiganiro. Yes, nta nubwo ari ikibazo, ahubwo nagira ngo nongereho akantu umunota umwe cyangwa comment imwe. Ndakeka ko abantu benshi badukurikiye kandi bumvise ibiganiro Jean Paul Turayishimiye uko yavugaga. Iyi rwose debate yaba wenda ari igisubizo kuri we, kandi nkumva atayanga, kubera ko aramutse yanze noneho kandi byabigaragaye ko ibyo yavuze wa mugari aho avuga akiyakira cyangwa akikiriza, ariko nta kuri kubirimo. So ahangaha hagiye nkavuga nti yaba ari calling debate yo kugira ngo igaragaza ukuri, kandi noneho nawe wa mugani anabe wenda navuga umwere muri icyo kibazo ashinja abandi, yerekana ko we ari umwere. So numva debate atayanga, let's hope ko atazayanga. Ndumva ari cyo nashaka kongeraho. Tutararenga aho ngaho, Epimake nyihanganira amasegonda makeya ngiye ku giti cyanjye, kuko ntabwo ndi mufite side. Ndanashimira Jean Paul. Ibyo ari byose, niba mwebwe mwaranacishitse mugategereza Jean Paul, ariko noneho nawe akaba ashatse yuko umucyo uza mu banyarwanda, umuntu wacu ntabura atyo, akaba hari ikintu asohoye kugira ngo aze atumenyeshe icyabaye. Ni byiza, kandi noneho ndumva yuko kugira ngo noneho bizafatike nawe azaza kudufasha, noneho tukamenya uko amarengero y'umuntu wacu. Ndumva ntabwo neza aho ngaho akangako, ariko nawe ngomba kumushimira kubera ko yarakoze nubwo hashize n'igihe kirekire, ariko hari aho ibyo ari byose noneho byibuze nubwo twari twarasinzira ariko turakangutse. Murakoze. Yes, iyo courage ntawe utayimushimiye kuba yatinyutse akavuga ati imyaka 7 irashize, reka ngene mvuga ibyo ntekereza, wenda n'abandi oya nta kibazo rwose, ntago tukuveho kuba wamushimye. Ariko ndabona hari abantu benshi barimo gushaka kwaka ijambo, ubwo twaba dutangiye ikiganiro kandi atari wa muhuza twifuzaga, ubwo bigatuma mutwifuzaho kuvuga ibyo twari kuzavuga icyo gihe ntabwo byaba ari byo. Ndumva twari dukwiye kurangiza ikiganiro
tukazategereza Jean Paul yakwemera tukajyana mu kiganiro. Ndumva rero mbashimiye cyane kuba mwabonetse kandi mukaza tukagirana ikiganiro cyiza. Ubwo murakoze. Mungu anaona mateso ya watu wake. Mungu alisikia kilio cha watu pia, Wanyarwanda, Warundi na Wakongo. Mungu aliona machozi yao. Mungu alisikia maombi yao, wanakuja kuwaokoa kutoka utumwani mwa Farao. Mungu anakuja mwenyewe. Alimuita Farao kwa muda mrefu. Farao alikata kusikiliza. Mungu alituma wajumbe na manabii badala ya kuwadhuru, lakini Farao ulikataa. Sasa Mungu anakuja mwenyewe. Ekabe, Mungu anakuja mwenyewe. Pesa ulizo nazo haziwezi kukulinda. Silaha hizo ulizo nazo zitapotea bure. Nitazamisha jeshi lako baharini. Nitakupofusha, utaenda lakini hutarudi tena. Kagame, umemuumiza Mungu sana. Kagame, umemdharau Mungu wako. Mungu hatakusamehe kwa sababu nakataa kumtii. Kagame, God is tired of you. Kagame, Mungu amekuchoka. Ai Kagame Katonda kukoenyo. Kagame Nzambe alembio mingi. Yewe Kagame imana irakurambiwe cyane. Jifanye kuwa jitu, unamdharau Bwana. Unawamini wenye nguvu, unaweka sanamu. Unafunga mahekalu yangu. Sasa ninakuja kuangamiza ili msikumbukwe. Ninakuja kuangamiza ili msikumbukwe. Pesa ulizo nazo haziwezi kukulinda. Silaha hizo ulizo nazo zitapotea bure. Nitazamisha jeshi lako baharini. Nitakupofusha, utaenda lakini hutarudi tena. Kagame, umemuumiza Mungu sana. Kagame, umemdharau Mungu wako. Mungu hatakusamehe kwa sababu nakataa kumtii. Kagame, God is tired of you. Kagame, Mungu amekuchoka. Ai Kagame Katonda kukoenyo. Kagame Nzambe alembio mingi. Yewe Kagame imana irakurambiwe cyane. Pesa ulizo nazo haziwezi kukulinda. Silaha hizo ulizo nazo zitapotea bure. Nitazamisha jeshi lako baharini. Nitakupofusha, utaenda lakini hutarudi tena. Kagame, umemuumiza Mungu sana. Kagame, umemdharau Mungu wako. Mungu hatakusamehe kwa sababu nakataa kumtii. Kagame, God is tired of you. Kagame, Mungu amekuchoka.
gatonda kuko